Yes, reka nongere mbifurize kugira ibihe byiza no kugubwa neza mukurikirana amakuru atandukanye tubategurira tukanabagezaho. Ahangaha tugiye kujya muri equipe ya Rayon Sport, harimo amakuru menshi meza cyane. Umukunzi wa Rayon Sport wese akeneye kumenya muri iri joro akamenya uko equipe ye bimeze. Kafu imaze kwemeza ahazakinirwa umukino w'ikipe ya Rayon Sport wa mbere wo gushaka itike ya matsinda umukino ya CAF Confederation Cup bafitanye na Singida Black Stars. Amatariki yamaze gusohoka ese umukino uzabera he. Icyo nkubwiye cyo nuko kafisekeje equipe ya Rayon Sport. Turava kuri ibyo ngibyo dukomeza ku mukino bafitanye n'ikipe ya Al Merreikh ku munsi wo ku cyumweru ku isaha y'isama z'umugoroba. Turebe buryo uwo mukino bawiteguye tubigarukeho. Hanyuma turaza kuva aho ngaho gato cyane ture ku matora ateganijwe muri iyi weekend. Ese ni bande bazatorwa, imyanya izanduka muri equipe ya Rayon Sport bishoboka ni ibiki, byose turaza kubigarukaho. Hanyuma rero ni munyemerere mureko mwamaze gukora subscribe ahangana usanga utari wayikora utereke munyamerika kugira ngo tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye bigezweho bikozwe neza, amajwi meza nk'aya ngaya nta handi wayasanga. Nitwa Twishime Gilbert, ntiwayire gukora kuri like, ibitekerezo byanyu byo turaza kuba tubihaye ikaze. Hanyuma nyuma y'iminsi myinshi turi mu gihirahiro, abariyo bari mu gihirahiro uretse ko ari na benshi batifuje kubitekerezaho. Rayon Sport yari bigeze isaha itazi ngo izakinira hehe umukino wayo wa mbere, izakiramo ikipe ya Singida Black Stars. Ariko mu kanya gato cyane Kafu imaze kuba itangaza ko nubwo bari bavuze ko Kigali Pele Stadium itemewe ariho uyu mukino uzabera. Ubundi Rayon Sport yifuzaga Stade Amahoro, ariko kubera UCI isiganwa ry'isi ry'amagare izarikora mu Rwanda kuri iyi tariki y'umukino, mbere yayo ho gato Kafu yemeje ko umukino wazabera kuri Kigali Pele Stadium, hanyuma bugacya isiganwa ry'isi ry'amagare ritangira. Uyu mukino washizwe tariki 20 z'ukwezi kwa 9 kuri Kigali Pele Stadium. Hari ikibazo cyo kwibaza ngo ese Rayon Sport izakirira he? Ese bizarangira isohotse ijye kwakirira hanze? Byari ibibazo bikomeye cyane. Uyu munsi rero Rayon Sport navuga ko biruhukije kuko cyari kuba ikibazo yabazavuga ngo wenda ngo ikipe barayifashe bayijyanye wenda muri Tanzania, bayijyanye muri Kenya, cyangwa se bakajyana handi hose ngo bari ijya kwakirira. Icyambere harimo guhomba amatike menshi ugiye gukoresha kuri bya 150 bahabwa na Kafu, hakabamo kutazakina imbere y'abafana bawe, hakaba no gukora urugendo rurerure ugiye gukina imikino yombi. Icyo gihe nta kintu gikwavantaja kiba gihari. Kuri amakuru rasohotse kuri uyu wa gatanu ku mugoroba rwose meza cyane aryoshye, Rayon Sport mwicare mutekane. Ahubwo abafana ba Rayon Sport urumva ko umukino waje niburi tariki 20, uyu munsi turi tariki 5, numva ngo haraburi iminsi 14. Haraburi iminsi 14 niyo turabara. Mutangire mutegure amakampeni Rayon Sport ikore, mupanga uburyo muzakuramo ikipe. Nawoza no umutoza wa Singida Black Stars Gamondi avuga ngo Rayon Sport ngo turayizi, tumaze iminsi tuyikurikirana tureba imikino yayo. Umukino wa Rayon Sport navuga barebye wari urimo akagufa no batsinzemo Vipers, indi mikino yose yari iri hasi. Niba ari iri ya shusho Singida yabafashemo, mwe mugenda mubishyire ku rundi rwego, mubishyire ku yindi level, equipe yanyu muyitegure, mutegure uburyo bw'imifanire idasanzwe kuva mu mafani club agiye atandukanye. Ubuyobozi bushyire hamwe, inama y'inteko rusange zaba yaramaze kuba, ikipe yaramaze kujya mu maboko y'abigomba kubirimo ibintu byarasobanutse, ubundi Singida muyifate muyibage papa. Singida muyifate muyibage papa, mushyire ku cyokezo muyikarange ubundi tuyiryemo kamushikaki. Rayon Sport icyo musabwa, murasabwa gushaka ibitego bike cyane hano mu Rwanda, kimwe 2 3, ubundi mukajya Tanzania mugiye kuryama. Iyi equipe nabonye itsinda Police ya Kenya ibitego 2-1 muri Sekafa, yatangiye kugenza ikina cyane kabitwa ba Christus Chota Chama, Triple C, Mwamba wa Rusaka batangiye gukina. Witwa Khalida Ucho ntabwo aragaruka, ariko bose bigiye kurana n'abakinnyi bashaje ba experience. Shobora kwakira abo bapeti ba Cindy Paul Jesus bakabaguruka n'induru zikavuga. Uteguye neza rwose ngewe ndakubwiza ukuri iyi Singida wayisezerera. Mu gutegura neza no kwa Rayon Sport mu minsi igera kuri 15 musigaranye,
Rayon Sport irasabwa gukosora uruhande rumwe rufite ikibazo kuri nimero 6 rwose nimumbwire Sefu nimumbwire witwa Aimable Ntarinangwa nabo nabakinnyi beza ariko urwego Rayon Sport Murera iri kujyaho ni urwego rusaba izindi mbaraga sinzi igituma diru witwa Shimirimana Ismael Pichu uyu munsi bayigiyemo biguru ntege bayigiyemo gake kandi ni deal yashoboraga gutuma Rayon Sport Murera ibi ari ikipe ifite stable ikomeye hagati mu kibuga gusa nubwo ari kuyendanamo gake nawe bivuze ko iyo deal yavuyeho iyo deal iracyahari n'ibiganiro biracyakorwa kugira ngo harebwe ngo mbese Nshimirimana Ismael Pichu arinjira muri ekipe ya Rayon Sport gute uyu munsi Pichu afite release letter ko afite release letter n'uvuga ngo biramwemerera kujya muri ekipe yose ashaka hatazagira uyibeshya ngo isoko ry'igura n'igurisha ryarafunzwe ko afite release letter uyu munsi Ramte yatandukanye na APR impamvu ni iyihe afite release letter ubwo rero anytime Rayon Sport yaba yumva ibirimo ifunze fresh ifunze bwuma birashoboka cyane ko yamanura witwa Nshimirimana Ismael Pichu ngewe niyo signing imwe ntegereje muri Rayon Sport ubundi nkatereka kadomo nkavuga ngo ba kubera ko Rayon Sport ubifite rutayizamu mwiza urenze umwe mwabonye kwitwa Foringanye yamaze kugaruka arakora vuba cyane mu kwezi bitarenze ukwezi kwa 10 n'ukwa 11 aza batangiye gutera imikino uwitwa Ndikumana Sumani ndetse na Yves barasabwa gutera Singida barasabwa gukubita Singida ubonye n'ubwawe yakayiseze mu mukino ubanza bakayikubita no wa kabiri noneho second preliminary round ikazajya kwira nabo bafuringanye baraje bari ku intervene ariko President Tadeo no mfatanije ndabahereza ubutumwa wenda muvunyi we ari muri Amerika ntabwo yabasha kumva ibi bintu ndabaha ubutumwa ni mwubake kipe ikome ikipe ni Mediane Nshimirimana Ismael Pichu ku mafaranga yose yabaca nta nubwo ahenze cyane ko ngo isoko ry'igura n'igurisha ryamaze kumufungiraho ariko we ko afite release letter nta gituta afite nta na precipitation ngo icyo musabwa niki nukumuganiza gake araza kubyumva asire Rayon Sport ubwo narindi kubakebura mu bijyanye n'imyiteguro imyitozo yirakomeje n'ikimenyimenyi irakomeza kuri iki cyumweru Rayon Sport cyane ikipe ya Almerek ahangaha sasa rero ane wonzicara nkavuga ngo Rayon Sport mwarasinyishije mwaraguze ndabemeye nk'uyisari nk'uyingofero ewana nkamanuka nkavuga ngo ndakonfirimye ngo pa ahangaha rwose nzemera Rayon Sport ahangaha nzayamanika nimuramuka mfasha ikipe ya Elmerek mukayigaragara nkuko mwagaragaye Vipers aho tuzatubonye urwego n'umukino wari kwa kw'isaha y'isa 9 ariko amaze kwimurwa ku isaha y'isa moya bitewe nuko Kigali Pele Stadium izaba ikoreshwa n'abanyeshuri basubira ku bigo by'amashuri no bazaba bari guhagurukira bityo Rayon Sport ya timinze navuga ati byabyiza match tugize ku isaha y'isa 12 byazadufasha mu buryo bw'imyinjirize ndetse n'imyishyurize kurutuko twabishyira saa 9 tubyigana n'abana nimwe n'abana ni ibintu bitari gukunda ikibazo cyo ntabwo ari isaha kabisa hanyuma kuri uyu mukino tuzabona abakinnyi batiye batandukanye barimo Pavel Inzira ndumva game ye ya mbere rwose tuzamubona witwa Yusudianye wamaze kugaruka ashobora kuzabona iminota runaka Rayon Sport izabare equipe witwa Mohamed Cheri umaze watangiye imyitozo wanayikomeje nejo kwa gatandatu tuzayikomeza ubwo birumvikana ko n'abakinnyi batatu tuzaba turi ko tudaherutse hanyuma witwa Bing Bero Shadrack we n'ubundi rwose we niki ni swara la muda tu warasubira wao muri Congo Kinshasa sino muri equipe ya DSMP Motema Pembe kuko yananiwe kumvikana n'ikipe ya Rayon Sport kuri team news abakinnyi bakomeje gukora umutoza Afame ya Rotif twabonye yaratangiye kugaruka mu ngamba Rotif yatangiye ku umutoza ushyitse Rotif yatangiye ku umutoza uhamye Rotif yataye ku umutoza ushinze ibirenge niba kuri yakinnye kuri Vipers ariko Rotif yiteguye gukina imikino ye yose ahubwo barimo Tadeo abarimo abafana abarimo abanyamakuru bazicara basaba imbabazi witwa Afame ya Rotif bamubwira ngo twaragutrorinze twaragwarabitse
ariko watweretse urwego rwawe. Ariko nibyo buriya abantu banenze urwego rwawe hanze y'ikibuga, wowe ugahita uza mu kibuga ukabakosora ukabereka urwego rwawe. Ibyo bintu rwose ntacyo biba bitwaye. Natwe turagenda tukitereka tukavuga ngo uyu muntu twamwibeshyeho, witwa Biramahire Bedi yaraje tumwibeshyaho, bandi nawe turicara tukavuga ati twakwibeshya rwose twabarira. Ubwo rero imyitozo yo irakomeje. Ku cyumweru cy'iyo match tuzagira igihe cy'umukino saa moya. Rayon Sport yamaze gukora inama y'inteko rusange yabo isanzwe izigirwamo ingamba zitandukanye zirimo izi ko Rayon Sport ari amafaranga yagiye ikorera itabona muri audit, nk'amafaranga y'abafatanyabikorwa bagiye bamamaza mu mikino, amafaranga yose yagiye ingwe yizwa ku bibuga yose ntabwo agaragara muri audit zakozwe. Hazaba arimo kureba icyo kintu barebe niba audit yarakozwe nabi, isubirwemo ayo mafaranga agaragazwe. Ikindi, Rayon Sport Murera ifite inzego ebyiri, hazabaho kwicara bakureho urwego rumwe ruzavaho, niba ari urwego rw'ikirenga, ariko ubwo birumvikana ko n'urwego rw'ikirenga kuko association yo ntabwo yavaho, n'ubundi Rayon Sport ni association. Noneho nyuma yuko ruvuyeho tuzamenya ngo ese abari barurimo bo baraza kujyahe. Mbibutse ni amatora azaba uwitwa Paul Muvunyi adahari. Muvunyi ari Preston rwose ntabwo ari hafi ahangawe, yarakandagiye kugira ngo abantu batazanagira ngo niho wabiteguye. Rwose bizaba adahari, imyanzuro izafatirwa yose ntabwo azaba hari. Amakuru numvise rwose ngo birashoboka ko Rayon Sport ishobora kuzaba ari ikizeho CEO uzajya uhuza ibikorwa byose bya Murera. Ni inama y'inteko rusange kandi izanategurirwamo iyo mikino ya Nyafurika, bayitegura mu buryo bwose. Urumva ko inama y'inteko rusange izaba ikenewe. Natwe rero mbere yuko tujya mu mukino tuzaba duhari muri ya nama y'inteko rusange, tuzana tubabwira akantu ku kandi ko ni inama rwose izabitumemo n'itangazamakuru. Murabizi ko mu matora yabereye mu Nzove, nubwo by'abanyamakuru batari beme bari bahejwe, ariko ngewe Ebwani mba ndimo. Niyo mpamvu nkubwira ngo ahantu hose wumvishe ijwi ryanjye making ashobora ko amaze gukora subscribe, ubwo niho imiriro igiye kujya ibomokera, niho ngiye kujya ngira gute mpindira umuriro. Umugani wa T-Stash ati hinda umuriro papa, ati hinda umuriro. Tuzaba duhari muri iyo nama y'inteko rusange, ariko igihe ari cyuko byagenda kose nuko iyo nama izarangira Rayon Sport ibintu bigiye ku murongo, za campaign z'utunyenyeri nibwo nyuma yaho nibwo zizakorwa, kuko uyu munsi barazirwaniramo barazishwariramo, ni ibintu bitari ku murongo. N'umufana ushobora kugura umugabane batasobanukiye ngo ese birakorwa bite, nzunguka gute, ese amafaranga yajya buze nayabaza association, nayabaza Supreme, se nayabaza Muvunyi, se nayabaza nyine, ugasaba umufana afite ibibazo byinshi. Nyuma y'inama y'inteko rusange nibwo byose bizasobanuka. Inama yari yaratumijwe bigenda byanga, yaratumizwa bigenda byanga. At the end of the day, ku munsi wo ku cyumweru muzabe muri tayari. Ubwo ibyo ni bimwe mu biba muri equipe ya Rayon Sport. Rayon Sport ntabwo ijya yiburira. Murera Murera ntabwo ijya yiburira rwose, ibintu nk'ibi ngibi muri Murera ntabwo bibura. Ariko abafana bo icyo babareba hehe ni mu kibuga. Ngiye mujye munyemera mbihera amakuru yo mu kibuga byo kuzanga babwira ngo izi nzego ngo nizi ngo nibihura, reka da ibyo byose ntago ngiyewe nzabitindaho. Hanyuma Rayon Sport kandi nababwiye ko yagiranye ibiganiro na Bimenyimana Bonfils Caleb, ariko ku bw'amahirwe make Rayon Sport aza gutabona indi kipe itozwa na Robertinho Goncalves Oliveira de Carmo, ihita imwemerera ibirenze ibyo Rayon Sport izamuha, bas abaragiye agiye gutozwa n'uwitwa Robertinho Goncalves. Ubwo we nuko byarangiye, ntihazagira umbaza ngo mbese ko amuvuze ntaze, habonetse abatanga ibirenze ibyo Rayon Sport ari gutanga. Ubwo ngayo ngoko. Ubwo rero ntabwo nabatwara umwanya urenze muri uyu mugoroba, ibyari bigezweho muri Murera ndumva ari ibyo ni ibyo rwose, ariko abantu bacyubishye imitwe bari gukora imibare basubiramo bashyira muri calculatrice kugira ngo barabe ko byibura kuri kiriya cyumweru imibare bafite mu bitabo yazahura n'imibare yabaye recorded somewhere, uburyo amafaranga yagiye yinjizwa n'uburyo yagiye akoreshwa. Sino ntabwo bizoroha. Reba ko wakoze subscribe ahangana usaba utarayikora, uterekeho like, sharing
ibitekerezo byawe kireho mbifuje kugira weekend nziza